benshi ngo bazahanura mu izina rya Kristo, ariko ngo tuzabamenyera ku mbuto zabo. Iyo birirwa basenya umurimo w'Imana turabamenya, iyo bari kurwana turabamenya, iyo bari mu nyigisho z'amatiku turabamenya, iyo muri kuvuga ibiteye isoni, biteye agahinda, ibishego turabamenya, iyo muri kwirwa mu Rwanda ku ma YouTube, kuri za televiziyo. Ntabwo Imana yabahamagariye kuvuga ibiteye isoni, kuzana amajwi adafite umumaro. Muzane ijwi ry'Imana, iry'umwuka w'Imana, muzane ibihindura abantu, mureke kuzana ibintu bitera agahinda n'ibisenya imiryango. Ibyo bitutsi ntabwo ari byo Imana yabahamagariye ku murimo wayo. Imana yabahamagariye gusoma ijambo ryayo, kuzana abantu kuri Kristo. Ntabwo Mwuka Wera adutegeka twebwe, ntabwo adutegeka gushitsa imigambi yacu, ahubwo Mwuka Wera adushoboza gushitsa umugambi w'Imana muri twe, umugambi w'Imana ku isi, umugambi w'Imana ku bo yaremye no mu bo yaremye. Ni nawe uduhesha ubugingo. Twabasukije mu izina rya Yesu Kristo. Imana ibahe umugisha. Muri kumwe n'inshuti yanyu Pastor Anthony Bimenyimana kuri Apologetics TV 7. Turabakunda. Turi muri cya kiganiro cy'inyigisho z'Umwuka Wera, kuzura Umwuka Wera. Turi kuri part 2 w'icyo cya kabiri kijyanye n'inyigisho zo ku Mwuka Wera. Abantu benshi bajya bibaza uburyo bwo kuzura Umwuka Wera. Ni gute abantu buzura Umwuka Wera? Ni bande buzura Umwuka Wera? Ese umuntu aturwa mu Mwuka Wera ryari? Kuzura Umwuka Wera. Ibyo byose tuzagenda tubiganiraho. Uyu munsi rero tugiye kuganira ku mirimo mikuru 7 y'Umwuka Wera. Imirimo mikuru 7 y'Umwuka Wera. Reka tubanze dusenga Imana. Mana nziza, turagushimiye, turaguhimbaje, izina ryawe rihabwe icyubahiro. Dusengeye umuteguro wawe, dusengeye umurimo wawe, dusengeye abatwumva, dusengeye abatubona, dusengeye abadukurikiye, abo turi kumwe, kandi dusengeye abazumva n'ibi biganiro. Abo bose ubaha umugisha, natwe uduhe umugisha. Ukomeze uturwane kuri izi nyigisho, kandi uduhe kugira ngo dufashwe nazo, twumve icyo udushakaho n'icyo dutumyeho, kandi uduhe kuvuga ijambo ryo kuri mu izina rya Yesu Kristo. Amen. Murakoze cyane nkuko mubimenyereye, kandi twari tumaze kubivuga, aho tugiye kuganira ku mirimo 7 y'Umwuka Wera. Mu kiganiro kibanza twagiye tuvuga ku Mwuka Wera birambuye. Ubu tugiye kuganira ku mirimo mikuru 7 y'Umwuka Wera. Turagaruka kuri rya jambo ry'Ikigiriki rivuga Paraclete. Umurimo wa mbere w'Umwuka Wera uri muri rya jambo ryitwa Paraclete. Abasobanuye Icyongereza bashoboye gusobanura Paraclete mu magambo agera muri 4 nimba 5. Irya mbere bashoboye gusobanura umufasha cyangwa se comfort mu Cyongereza. Umufasha, Umwuka Wera ni umufasha, ni udufasha kucyo ushaka gukora wenyine kandi ufite umufasha. Impamvu bikunanira nuko udashaka ko umufasha agufasha. Muri iryo jambo nanone batubwira ko ari counselor mu Cyongereza, ni umujyanama, ni nawe utugira inama. Hari igihe ubona wihebye, hari igihe ubona ubuza abantu, igihe cyose ugiye gufata icyemezo, menya ko ufite umujyanama. Ubu ni Umwuka Wera. Bongeye kutubwira ngo ni advocate. Umwuka Wera aratuvuganira, ni umuvugizi wacu. Aho tudashoboye kwigerera aratuvuganira. Atuvuganira ku Mana, atuvuganira kuri Yesu Kristo. Ni umuvugizi wacu kucyo ushaka kwivugira. Ko ariyo mpamvu uvuga ibi, ko ariyo mpamvu utagera ku ntego. Arongera akatubwira ko aduherekeza, companion. Araduherekeza. Iri jambo rikongera akatubwira ngo ni inshuti, is our friend.
yewe urushe nawe uremereye ngo nunsange ndakuruhura. Yesu Kristo arabivuze. Ariko ndakubwira ngo hari igihe ubura inshuti mu buzima zikagutererana zikagusiga, ariko ndakubwira ngo Mwuka Wera is a good friend, is a best friend. Niyo nshuti nziza dufite, niyo nshuti twahawe. Ndakubwiza ukuri, niba ushaka ko ugera kuri success, ushaka kugera ku ntsinzi yawe, ushaka kugera kuri victory yawe, saba Umwuka Wera akubera inshuti, azaguherekeza. Muririmbyi navuze ngo inshuti zo mu isi nta kigenda. Iyo uhuye n'ibibazo ziragusiga zikagenda, no ku rupfu zikagusiga, ariko Umwuka Wera ntabwo ajya gusiga. Murajyana, mugera nayo mu byiza no murajyana. Umwe mu murimo w'Umwuka Wera rero uri muri iri jambo ry'ikigiriki cyitwa Paraklete, rusobanura ayo magambo yose ko ari umwigisha, niwe utwigisha. Impamvu abantu bigisha ibinyoma n'iki? Nuko batamwemereye ngo abe muri we. Njya ntangazwa cyane n'abitwa abakozi b'Imana batakigisha ijambo ry'Imana, batakivuga ijambo ry'Imana, batagisoma Bibiliya, ahubwo babereyeho kugira ngo bayobye abandi. Basigaye bigisha amatiku gusa, amazimwe, bakigisha ibitagira umumaro. Dusigaye dutangara biri ku mihanda muri no misi ya none, aho abitwa abakozi b'Imana, abashumba, abahanuzi, abavuga butumwa birirwa bavuga ibishizi by'isoni kuri za YouTube, kuri za radio, mu muhanda, mu bibwirizo byabo. Uwo si umuco w'umukristo. Iyo si indangagaciro y'umukristo, si indangagaciro y'umuvuga butumwa, si indangagaciro y'umunyamwuka. Abo Umwuka w'Imana yabavuyeho, ntibagifite Umwuka w'Imana. Ufite Umwuka w'Imana ntabwo wakwiriye kubwiriza ibishego, ibishizi by'isoni. Ntawe ukwiriye uhanza kuri mugenzi wawe umutukagura, umutereza abandi, uri mu matiku. Umwe mu murimo w'Umwuka Wera ni umwigisha, niwe utwigisha ibyo tuvuga, niwe utugira inama mu bwonko bwacu tugasohora ibyiza. Ese ubundi mu kanwa kawe hasohoka ibyiza gute udafite Umwuka Wera uba muri wowe nk'umwigisha ukwigisha? Nawe nta mwigisha ufite. Niba Satani akwigisha, ibyo bikuvamo n'ibya Satani. Iyo dusomye mu butumwa bwiza uko bwanditswe na Yohana, ibice byaho 14, ubutumwa bwiza uko bwanditswe na Yohana, ibice byaho 14 umurongo waho wa 16, haravuga ngo nanjye nzasaba Data, nawe azabaha undi mufasha wo kubana namwe ibihe byose. 17, niwe Mwuka w'ukuri. Ntibishoboka ko ab'isi bamuhabwa, ahubwo kuko batamurora kandi batamuzi, ariko mwebweho muramuzi kuko abana namwe kandi azaba muri mwe. Uyu ni Yesu wavuga ati nzasaba Data abahe umufasha kandi azabana namwe ibihe byose. Mwuka Wera abana n'abana b'Imana ibihe byose, ahantu hose. Umurimo wa kabiri w'Umwuka Wera ni umwuka w'ukuri, Spirit of Truth. Niyo mwuka w'ukuri. Hano mu gice cya 12 umurongo wa 17 ngo niwe mwuka w'ukuri. Kandi Mwuka Wera niwe uri ku rugamba, araturwanira, adufasha mu ntambara. Ni intangiriro y'ukuri. Impamvu abantu bavuga ibinyoma nuko badafite umwuka w'ukuri. Bafite umwuka w'ibinyoma, bafite umwuka wo kubesha, bafite umwuka wo gutandukanya imiryango, bafite umwuka w'ubugambanyi, bafite umwuka wo gusenya umurimo w'Imana. Ntabwo ari umwuka w'ukuri, ntabwo ari Umwuka Wera. Murimo wa kabiri ukomeye mu mirimo 7 y'umwuka harimo ko ari umwuka w'ukuri. Ni itangiriro ry'ukuri kose.
ntitwavuga ukuri tudafite umwuka w'ukuri. Umurimo wa gatatu ni umurimo wihariye ngo is master teacher. Ni umwarimu, ni umwigisha ukomeye cyane, is the best teacher. Ibice 12:26 hatubwira ngo ariko umufasha ari we Mwuka Wera, uwo Data azatuma mu izina ryanjye, niwe uzabigisha byose, abibutsa ibyo nababwiye byose. Yesu Kristo avuga ati umwuka w'ukuri ari wo Mwuka Wera, uwo Data azatuma mu izina ryanjye, uw'Imana izatuma mu izina rya Kristo, mu izina rya Yesu Kristo, azamutuma mu izina rya Kristo. Azaba amutumye iki? Ngo azabigisha byose, kandi niwe uzabibutsa ibyo Yesu yababwiye, niwe uzatwibutsa ibyo Yesu yatubwiye. Umwe mu murimo w'umwuka ni Umwuka Wera, niwe utwibutsa ibyo twavomye kuri Kristo, niwe utwibutsa ibyo Yesu Kristo yatubwiye, niwe utwibutsa gukizwa kwacu. Uko niko kuri. Bantu benshi nyine ntago bafite ubibutsa, kuko batamwemeye, kuko batarizera Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza wabo. Mu gice kibanza twavuze ngo kuzura umwuka no kwakira Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza wawe, akaba muri wowe. Nimba utaramwakiye se, Mwuka Wera azaza kukwibutsa gute? Kandi azakwibutsa ibyo Yesu yakubwiye, ibyo yavuganye na Yesu. Kuri uyu murimo wa gatatu, kuri umurimo wa gatatu wo kumwigisha, twigisha ibyo twakomoye ku mwigisha mukuru. Ni nayo mpamvu uko twage tuvuga mu gisate cy'iyobokamana, nicyo gisate cyavangiwe cyane, nicyo gisate gifite abigisha b'ibinyoma benshi cyane. Ubu birirwa kuri YouTube, kandi icyo baje abantu ntibakemera kumva ijambo ry'ukuri. Ijambo ry'ukuri ushobora kurivuga ukamara n'umwaka, nta bantu 10 baragukurikira, nta bantu 20 baragukurikira, ariko bigisha b'ibinyoma, ibya bindi abantu bifuza. Iyo babizanye, abantu 1000, abantu 10,000, abantu 100,000 baba bakurikiranye cyane. Bene data, tujye twiga kurobanura ijambo ry'ukuri n'ijambo ry'ibinyoma. Ntabwo turi kuvuga ubutumwa kugira ngo twikururire abantu. Bavuze ati kuki utavuga biriya ngo abantu bagukurikire? Oya, ntabwo aricyo twahamagariwe. Naho mutareba, naho mutakora subscribe, naho mutakora like, tuzavuga b'Imana yadutumyeho, bazadukurikira. Baba babiri, abo umwe, gihe nikigera bazadukurikira. Tugomba gukora ku bw'icyubahiro cy'Imana. Abantu benshi babigize business, abavuga gukuri bayobotse abandi bigisha. Ijambo ry'Imana ngo misi imeruka hazaduka bigisha b'ibinyoma, bazigisha bazababwira ibihuje n'amarari yanyu. Benshi ngo bazahanura mu izina rya Kristo, ariko ngo tuzabamenyera ku mbuto zabo. Iyo birirwa basenya umurimo w'Imana, turabamenya. Iyo bari kurwana, turabamenya. Iyo bari mu nyigisho z'amatiku, turabamenya. Iyo muri kuvuga ibiteye isoni, biteye agahinda, ibishego, turabamenya. Iyo muri kwirwa mu Rwanda ku ma YouTube, kuri za televiziyo, ntabwo Imana yabahamagariye kuvuga ibiteye isoni, kuzana amajwi adafite umumaro. Muzana ijwi ry'Imana, iry'umwuka w'Imana, muzana ibihindura abantu. Mureke kuzana ibintu bitera agahinda n'ibisenya imiryango. Ibyo bitutsi ntabwo ari by'Imana bahamagariye ku murimo wayo. Imana yabahamagariye gusoma ijambo ryayo, kuzana abantu kuri Kristo. Bakozi b'Imana benshi basigaye bakomereza, bazana inyigisho zo gukomeretsa abantu. Abantu bakifuza gukurikira abakozi b'Imana kubera igice cy'abantu runaka bakomeze gusebya umurimo w'Imana. Imana itubare kandi tugire neza, natwe turimo. Umurimo wa kane w'Umwuka Wera
ngo ni umuhamya w'ukuri. Mu cyongereza ngo ni faith whiteness. Faith whiteness ni umuhamya w'ukuri. Umwuka wera niwe uduhamiriza imbere ya Kristo ko twahindutse. Umwuka wera niwe uhamya ko Kristo yapfuye akazuka, yahambwe ku munsi wa gatatu akazuka. Ni nawe uhamya Kristo imbere mu isi yose. Niwe uduhamiriza imbere y'abanyamahanga. Niwe uduhamya ko twahindutse. Ntabwo tugomba kugenda twahamya ngo twebwe turaba Kristo. Niwe uzaduhamiriza ku batatuzi. Niwe uzaduhamiriza abatatureba, abatizera ibyayo ko turaba Kristo. Ubutumwa bwiza bwanditse na Yohana muri iki gice cya 15 umurongo waho 26 na 27 niwo tugiye gusoma turebe. Ubutumwa bwiza bwanditse na Yohana ibice 15 umurongo wa 26 na 27. Umufasha naza, uwo nzaboherereza ava kuri data, ari we mwuka w'ukuri ukomoka kuri data, azampamya, kandi namwe muzampamya, kuko uhereye mbere na mbere mwari kumwe nanjye. Yesu Kristo arakomeza ahamya ati, umufasha naza, uwo mwebwe nzaboherereza uvuye kuri data. Yesu Kristo nuzatwoherereza mwuka wera, ari we mwuka w'ukuri ukomoka kuri data, azahamya Kristo. Mwuka wera ahamya Kristo, kandi natwe tuzahamya Kristo kubw'imbaraga z'umwuka wera zatugezemo. Ntabwo mwuka wera adutegeka twebwe, ntabwo adutegeka gushitsa imigambi yacu, ahubwo mwuka wera adushoboza gushitsa umugambi w'Imana muri twe, umugambi w'Imana ku isi, umugambi w'Imana kubo yaremye no mu bo yaremye. Ni nawe uduhesha ubugingo. Reka dukomeze tuvuga ku byerekeye na ya mirimo 7 y'umwuka wera. Umwuka wera azatwigisha ibyo Yesu adushakaho, azatwigisha iby'Imana idushakaho, ishaka ko twavuga. Mwuka wera azatwigisha ibyo tubwiriza abandi. Niyo mpamvu abagabo b'uyu munsi wa none, b'iki kinyejana, b'isi ya none, bari kwigisha ubundi butumwa, nuko badafite umwuka wera nk'umuhamya ukwiye. Umurimo wa 7 w'umwuka wera. Umwuka wera ni umusaruzi. Ni umusaruzi. Ibice 16 umurongo wa 8, 16 ubutumwa bwiza bwanditswe na Yohana 16 umurongo wa Yohana avuga ngo, ariko ndababwira ukuri yuko ikizagira icyo kibamarira aruko ngenda, kuko nintagenda umufasha atazaza aho muri, ariko ningenda nzamuboherereza. Yesu Kristo arakomeza kutubwira ati, yabwiraga intumwa ze ati, iby'akamaro nuko ngiye nagenda, kuko ntagiye umwuka wera ntago yaza. Niyo mpamvu Yesu Kristo yasubiye mu ijuru akatwohereza umwuka wera ubana natwe ibihe byose, igihe cyose. Abavuga icyongereza bavuga ngo ni the doorkeeper to heaven. Nawe ufite urufunguzo rw'ijuru. Mwuka wera ni umusaruzi, adufasha gusarura. Asarura be akadufasha gusarura ba Kristo. Jambo ry'Imana bavuga ngo ibisarurwa ni byinshi, abasaruzi ni bake. Rero ntabwo dushobora gusarura tudafite umwuka wera n'udushoboza gusarura. Umwe mu murimo w'umwuka wera no gusarura, asarurira Kristo, akafasha abakozi bayo kugira ngo basarurire Kristo. Umurimo wa 7 no umuhuza mukuru, the great connector.
cyongereza avuga neza the great connector, umuhuza ukomeye, umuhuza mukuru, niwo duhuza n'Imana, duhuza na Kristo. Reka twongere tuvuge ku itegeko rya nyuma Yesu yasize. Itegeko rya nyuma rya Yesu Kristo ryanditswe mu Byakozwe n'Intumwa ibice 2, umurongo wa 7, umurongo wa 11, umurongo wa 17, umurongo wa 29, ibice 3, umurongo wa 6, umurongo wa 13, umurongo wa 23. Isubiramo inshuro 7 kuri iyo mirongo mvuze, inshuro 7. Turebe Byakozwe n'Intumwa, Byakozwe n'Intumwa, ntabwo ari Byakozwe n'Intumwa, ni igitabo gisoza Ibyahishuwe. Mu Byahishuwe ibice 2, umurongo wa 7, umurongo wa 11, umurongo wa 17, 29, 3, 6, 13, 23, inshuro 7 zose bisubiramo. Avuga ngo kadusome kabiri 7 Ibyahishuwe ibice 2, 7. Usomye mirongo yose yagenda ikubwira, ariko twereka dusome 7 kuko iyo mirongo yose isubiramo iryo jambo ko ryakare. Ufite ugutwi niyumva iby'umwuka abwira amatorero, unesha nzamuha kurya ku mbuto z'igiti cy'ubugingo kiri muri paradizo y'Imana. Ariko amagambo naya ngo ufite ugutwi niyumva iby'umwuka abwira amatorero. Iryo jambo rigaruka inshuro 7 mu Byahishuwe. Ufite ugutwi niyumve iby'umwuka abwira amatorero. N'umurongo wa 11 ni kuvuga, umurongo wa 17 ni kuvuga, 29 ni kuvuga, 3:6 ni kuvuga, 3:13 ni kuvuga, 3:23 ni kuvuga. Ufite ugutwi niyumve iby'umwuka abwira amatorero. Iri tegeko rya nyuma rya Yesu Kristo yadusigiye, yasigiye itorero. Birababaje, amatorero menshi ntabwo azi ko iri ari tegeko rya nyuma Kristo yadusigiye. Ufite ugutwi niyumve iby'umwuka wera abwira amatorero. Ese umwuka ari kubwira iki amatorero uyu munsi wa none? Umwuka ari kubwira itorero, ari kwibutsa itorero gukomeza kuzana abantu kuri Yesu. Ari kwibutsa itorero ko igihe kigeze cyo kwitegura, kuko tutazi umunsi n'igihe Yesu azagarukira. Kutamenya umunsi n'igihe nicyo kiduha kugira ngo twitegure tutazasigara. Mwuka w'Imana akomeza adufashe, Mwuka w'Imana akomeza atwigishe, atubere inshuti ikomeye cyane, akomeza duhuze kandi akomeza twibutsa ibyo Yesu Kristo yatubwiye muri ya mirimo kwa 7 twavuze. Imirimo y'umwuka wera mikuru twayivuze kwa 7. Turangirije ku itegeko rya Yesu Kristo rya nyuma. Ko Yesu harandi mategeko yaduhaye, ariko ni rya nyuma, the last command of Jesus, LCC, the last command of Jesus. Ufite ugutwi niyumve iby'umwuka abwira amatorero. Ikibazo, matoro menshi yari nangiye, abantu benshi bari nangiye, abanyamadini bari nangiye, abitwa bizera bari nangiye, ntibashaka kumva iby'umwuka ari kubwira itorero. Umwuka aragukangurira kwigisha ukuri, kuvuga ukuri, kumenya ukuri, kuyoborwa n'ukuri,
umwuka aragukangurira gusarurira Kristo. Umwuka aragukangurira guhamya Kristo. Abantu benshi basigaye bihamya, bakiyemera, bashaka kwemeza abantu, ntabwo bashaka ko Kristo abemeza, ntibashaka ko Umwuka Wera abemeza, ahubwo barashaka kwemeza abantu. Niyo mpamvu uzababona ku nyigisho zitandukanye, mu nsengero zitandukanye, mu masoko, mu mihanda itandukanye, mu biganiro bitandukanye, bafite akarimi ko kwemeza abantu no kwikurura abantu. Ntibashaka ko Yesu Kristo atwemeza, ntibifuza ko Umwuka Wera ari utwemeza, ntibifuza ko Imana itwemeza. Ndakwifuriza kugira ngo wuzure umwuka, wuzuzwe umwuka, uyoborwe n'Umwuka Wera. Ibyo bizagufasha mu byo ukora byose. Imana ibahe umugisha. Reka dusenga Imana. Mana nziza, turagushimiye ku bw'iki gice cya kabiri cy'inyigisho z'umwuka. Igice cya kabiri kitwigisha kuzura umwuka no kumenya imirimo y'umwuka mu buzima bwacu. Duhe umugisha kandi twigaragarize ibitangaza bya bikomeze bitugereho, bitubere inkingi idukingira, itugeza mu bwami bwawe. Duhagaritse ndaguhimbaje gukora byose mu izina rya Yesu Kristo. Amen.